ubwo hari umwe wactinga nk'umugore hakaba n'undi na wa wundi nawe wactinga nk'umugabo. Ego oya twebwe ibyo tuvuga ni ukubana ari bibaho mu buriri bumwe mukabana nibyo ndi kukubwira nyine. None se wowe hari uwo mubana? Njye nawe turi abana. None se aho ku rugo nararwigeze uzana umugore ariko ni wabana nazanye umugabo mugenzi wawe. Oya nazanye umugabo wanjye. Njye nabaye umugore uko nzi ko nactinga nk'umugore. Ni muri filime se cyangwa ubana n'ubwo? Oya ni ubuzima busanzwe bwo hanze. Hanyuma wabihakanaga rero yiga we arabihakanaga ngiye kuko numva ko ari ibintu bitatu. None se ko wavugaga ngo umukobwa agwa imodoka wakemera kuryamana nawe umva ko ari icyo gihembo nyine nyamukuru. Hari ibintu byinshi batanga. None se mwebwe icyo gihe mwabanaga mugamije iki? Hari igihe tuba twagabanyije kuba dukundana. Mukundana se nta gihembo cyari nyamukuru nta nibindi ni ukubana gusa ntimusezeranye muvuze ngo iki? Nka sheri na shushu nk'uko umukobwa n'umuhungu babana mu nzu. Nk'uko umugabo n'umugore. Se mu kibuno? Kibuno se ni hehe? Kibuno ni hehe? Mu izuru? Nanya ni mu kanwa? Cyangwa ni mu gutwi? Ikibuno ni umuntu wese bafite ikinesho. Umva ntabwo byoroshye. Ibisubizo birahari muvandimwe. Icara utagwa. Ese uyu nguyu we ntabwo ibyo ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva. Cyangwa nshaka ko mfata igiti nkakurugutura amatwi yawe. Okay, isi rarangiye nyine ubwo wenda mwumvaga muri. Ubwo ni wowe wirangije. Ariko njyewe mba numva ko ibyo ngibyo ari ibintu bitaba. Ubwo se wari umugore we? Ni njye wari umugore sheri. Bye biryoshye. Wararyamaga se? Warahenaga, waricaraga akajya mu kanwa, wabigenza gute? Nari nzi ko uri umusore ntago nari nzi ko uri umusore. Sore rero icara utagwa. Nimeruka ntago buri mugore n'agahondesho ke sibyo? Kandi buri muntu n'izamurye n'udacunga izamu ryawe neza bazakwandura nk'abandi bose. Ntago biba byoroshye. Yari ujya mu muhanda mbona ubu se urabona naje nambaye bucabari niko urabona naje nambaye bucabari kuko iyo ufite ugukorera urashishikara buri wese amenya umwami we. Nanjye nakubwiye ngo buri muntu agomba gucunga izamu rye n'udacunga iryawe bazabyinjiramo ari benshi. Abana b'Abanyarwanda bari bwumve iki kiganiro ntibikabeho ntibakabikore kuko ntabwo ari umuco w'u Rwanda. Ni mureke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura na Mesiya si bisanzwe. Ni mwari mu nzu ubu narahindutse. None uzagende ujye Nyamirambo rero kutabona cyo kubyara muba mukundanye mugamije ninjye wamurera kuko singiye mugore se ubuhari. Umugabo se umugabo aba yagiye gushakisha kugira ngo turye n'umwana cyangwa twese tukagenda tugasiga umukozi mu rugo tukajya gushakisha. Kera turabana twajyaga duheka ibyangange tukitwikira ibintu by'ibikoma ngo ni imitaka tukagenda ngo tugiye gukingiza. Noneho tukagera ahantu nk'ahantu nko ku baturanyi ati yemwe ati mwiriwe abandi ati wiriwe yahagira atese umugore numvishije avugira ahanyuze yahagira agasaganura kwa none undi nawe ati twajya tuguma mu rugo n'umwana umugabo akajya guhaha. None sibyo si cyangwa twese tukajya gushaka amaronko mwese ntabwo bibaho. Umve n'ibibazo pe ntabwo biba byoroshye ubwo ijwi warihinuka rigira nk'iry'umugore. Kubera iki se urumva ndi kuvuga ijwi ry'abagabo ntabwo ikintu ry'abariguye kuko n'umwana wawe. Umva rero ngiye nkubwire aba ari uwawe bamutwise amezi 9 hagize ibitsina bibiri bishakana bikajya ku murenge abayobozi bakabasezeranya bakabashyigikira ugafata umwana w'umuhungu ukamusezeranya n'undi ngo nibagende baba abagore n'abagabo. U Rwanda rwaba rugwishije ishyano ahubwo muzafata amashyano muyafunge bahere kuri wowe se bagufunga muyatandukanye. Wahitamo iki? Ariko nyine arakabinda ndakubajije nsubiza uburyo buribwo. Nanjye ndakubajije aho kugira ngo ubyare kirara no kubyara indara wabyariki. Ariko na nisanda cyabibwira Abanyarwanda ntago umudugudu umwana azafata mugenzi we abahungu b'imyaka 22 ngo babane nk'umugore n'umugabo mu nzu. Abayobozi bareke kuvuga ko atarishyana ahubwo ubwo wenda byabereye mu nzu aho abantu batareba ariko nishyana. No sugura umubiki ko n'undi wese yabyumva ariko yaba bakunda ngiye rwose nk'amashyano.
ubwo rero nimba kuvuga amashyano ni ishyano ryaba ryaguye yego amana bigumiye iwabo mu mahanga yego Yesu wanyizuye kansatuyemo ngo Yesu wagize iki Vava ko Yesu se kavuze ikariso ati byose n'amakariso ntago byoroshye wari uswambara boxer oya string ntabwo tuzicyambara string ndanayanga buriya cya kintu kirajenana nigeze kucyambara kera ndayambara nagiye ngenda nicara ngira ngo ngenda nicara nkagira ngo niba ubona kwa nyogokuru wawe kwa sogokuru wawe ayo maba atarahabaye mu muryango watarahabaye mu gihugu uvukamo ntabyo ubona ubikorera iki Gasaro TV. Bakuzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murere mu mande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane uyu munsi twahuje abantu babiri harimo Yige na Vava karame reba retare bayige ngo ayikaze murakoze cyane meze ute meze neza ndishimye urakomeye cyane Yige wamubonye ariko nsanzwe mubona usanzwe umubona Yige Vava nawe usanzwe umubona ni ibisanzwe mwese muri byamamare yego komana cyane Vava umuzihi iki muzi uko ari akantu yigeze gukora nguka dore imbogo niko namubonyeho bwa mbere mbona karahitinze karanaryoshye pe nakunze nanjye nize no gapostinga mbere akitangira nakabati ati umuntu umaze kuririmba pe ndagakunda nkakuraho kose nanyije ndagakata ibipa agace nyuma noneho nza kugapostinga Krakora nakunze karakantu yavuze ngo dore imbogo turiki dore imbogo Yige we mwarahuriye hehe twigeze guhurira ahantu hariya mu mujyi ego mu mujyi ku mundi musore usa na Gerard Mbabazi nawe ugira cana n'umuntu ubona gute rero njyewe naramubonye bwa mbere mbona asa n'abakobwa nyine ubona asa n'abakobwa ati numva nasa n'abakobwa si mwiza se mwiza nyine asa n'abakobwa Yige ashyira mikoro rero sobanurira Vava dore imbogo umusore byinshi akwibazaho kare yahoza abwira ati uwo muntu araza ryari uwo muntu Yige ndamubwira nti hari ibibazo byinshi numva uri kumbaza njyewe mu kiganiro twakoreye kandi nge ntafite igisubizo Yige ndabahuza akira mikoro murakoze Vava mubaze ibyo ushaka noneho ntago twigeze dutindana icyo gihe ngo mubaze ariko bimwe na bimwe ibyo twibaza ibyo abantu bose babona narabimubajije arambwira ngo n'abandi bantu bajya babimubwira naramubajije nti ukurebye abona usa n'abakobwa ese urabizi arambwira ngo n'abandi bantu benshi bajya babivuga yego uba nyine abantu benshi bakunda kuvuga ko nsa nk'abakobwa ngenda nk'abakobwa karaktere zose nizo gikobwa niko nivukiye nimereye nisanze meze gutya nta bintu birenze byataje urakoze Yige aragusubije kari wahoze umbwira ngo ntago bibaho ngo ko umuntu avuka gutyo nyamara Yige ni urugero nawe arabikwibwiriye ko ariko yavutse hanyuma bimwe ibyo wahakanaga rero kubera iki washingiraga ku cyo bihakana ibyo twavugaga kare bishobora ko uvuka usa nk'abakobwa cyangwa se ukavuka uri umukobwa usa n'abasore bibaho ariko njye ibyo mvuga n'upinganyi umukobwa akaryamana n'undi bagasezerana nyine nibyo mvuga yuko bitabaho Yige ntago bibaho gusezerana kuko muri Afrika ntabwo biraza cyane ariko mu bihugu byatembeye bo barabikora yego ntago bibaho yabihakanaga bibaho cyane bikunda kubaho mu bihugu byo hanze ariko no bikunda kubaho ariko hano muri Afrika ntabwo biracamo neza cyane bari kubyigaho yego amakuru yakuye he kari gihe Yige oya bari kubyigaho ngo bajye basezeranya abantu bahuje nk'abantu baba bakundana ari abahungu babiri cyangwa abagore babiri nukuri ndakubeshya nyine biterwa n'igihugu ubishaka azabyemera ntago
nabyemera. ubwo utabishaka ushaka kuzasezerana azajya ajya muri icyo gihugu asezerane yongera akatagaruke Ibaze. agenda asezerane n'uwo ashaka binakunze yashobora kuhaguma akahaguma bakahaba cyangwa se babishaka kongera akagaruka mu gihugu cyabo bakibanira nk'ibintu bisanzwe ariko ku buryo abantu bo hanze batamenya ko abo bantu bagiye mu cya gihugu gusezerana ngo barongera baragaruka. hanyuma yige rero ngiye kubaza ibibazo sha byinshi pe uyu munsi ndakubombarda ibibazo byinshi yige ndetse navuga ko ngewe nka yige sinjya mutera amabuye arabizi navuga ko uri umuhungu ukundana n'abandi bahungu sibyo ndetse impamvu mbimubajije ari proud yabyo ntabihishahisha nk'uko umuntu akundana n'umuhungu mugenzi we akabihishahisha akabigira ubwiru yige we kumugaragara avuga ati ngiye nkundana n'umuhungu mugenzi wanjye yige vava hari ikibazo yibazaga ati gukundana n'umuhungu mugenzi wawe nuko uhabwa ibya mirenge ariko reka mureka kwibarize asobanukirwe mwibarize dore yiga kundana n'umuhungu mugenzi mwese bagakundana barakundana nyiri ubwo bisanzwe ariko ntibakundana byo gushakana ngo abe umugore wundi nawe abe umugabo. Ibyo bibaho kuko akenshi si ubwa mbere naba ngiye kubivuga ubundi iyo umuhungu agukunze mugakundana muri babiri hari ibintu biterwa n'ukuntu muba mukundanye ari muba mukundanye mukiri abasore ari ukubeshyana hakaza no kuba mwakundana mukabana nk'umugore n'umugabo ubwo hari umwe wakitinga nk'umugore hakaba n'undi na wa wundi nawe wakitinga nk'umugabo ego oya twebwe ibyo tuvuga ni ukubana ari igihe bibaho mukaba mu buriri bumwe mukabana nibyo ndi kukubwira nyine none se wowe hari uwo mubana njye nawe turi abana none se ariko urugo nararwigeze uzana umugore ariko ntiwabana nazanye umugabo mugenzi wawe oya nazanye umugabo wanjye njye nabaye umugore kuko nzi ko nakitinga nk'umugore ni muri filime se cyangwa oya ni ubuzima busanzwe bwo hanze umva ntago biba byoroshye nyine wenda ubwo bibaho simbizi ariko ntago inaha mu Rwanda bikunda kubaho biraba ariko kubera yuko ntago tubishyira ku karubanda ngo n'abandi bose ngo babibone mbere nk'uko bavuga nka kuno tujya ngo ngiye kuri social media ngo nicare mvuge ngo uyu ni umugabo wanjye ngo twaraseze ngo turabana nk'umugore n'umugabo mu nzu hoya icyo gihe tubikora nk'abantu bazi ubwenge ko tuzi ko mu Rwanda ntago biremerwa cyane nta n'itegeko bifite ribihana cyangwa se ribirengera urumva bari hagati nk'ururimi ntago biba byoroshye nyine urumva nyine byo kubana mubana abagore babiri murabana hari ababibona nk'amahano ntago biba byoroshye urumva nyine abenshi babona ko ari nko guca nk'amabere ariko kubera ko ntago turi kuva muri analogue tujya muri digital iryo terambere ryo mana reka none se ubwo wowe uri muri iterambere cyane muri analogue iterambere ntago ari muri analogue niho ukiri wicaye hanyuma wabihakanaga rero yiga we arabihakanaga ngiye kuko numva ko ari ibintu bitari none se ko wavugaga ngo umukobwa agwaye imodoka wakemera kuryamana nawe umva ko ari icyo gihembo nyine nyamukuru ariko bitavuze ngo turabana ngo twarasezeranye kandi wabemeye ngo nasezerana nawe kandi wabemeye kubikora none se kaje nanjye nkubaze uremera yuko aramutse akubwiye ati ngwino tujye mu buriri turyamane ndaguha iyo mpano ngaho si ngaho hari ibyo numvishije ku ruhande ntazi ko bibinciyeho ariko nyine mbwira ukuntu waba ugiye gufata iyo mpano kandi uri kumwe n'umukobwa mugenzi wawe numva ko yaba ari cyaba ari nk'ikiguzi yakwemereye udafite natwe nanjye rero nanjye mbibaye bimeze gutyo nanjye nkabikora nk'akazi nanjye nkagenda niyo modoka nkayibara cyangwa niyo nzu cyangwa se n'ikindi kintu kindi na shop nayo hari ibintu byinshi batanga none se mwebwe icyo gihe mwabanaga mugamije iki hari igihe tuba twagabanyije kuba dukundana mukundana se nta gihembo cyari nyamukuru nta n'ibindi ni ukubana gusa ntimusezeranye ntimuvuze ngo iki nka sheri na shushu nk'uko umukobwa n'umuhungu babana mu nzu igihembo se ni iki ntabwo ari urwenya kuko akenshi twabanaga dukundana nk'uko umugabo n'umugore mu kibuno ikibuno se ni hehe ikibuno ni hehe mu izuru cyangwa ni mu kanwa cyangwa ni mu gutwi ikibuno ni umuntu wese aba afite ikinesho
byoroshye ni ibibazo ni ukuri ibibazo bihe ko ibisubizo bihari ibisubizo birahari muvandimwe icara utagwa ese uyu nguyu we ntabwo ibyo ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva cyangwa nshaka ko mfata igiti nkakurugutura amatwi yawe okay isi irarangiye nyine ubwo wenda mwumvaga ubwo niwe wirangije ariko niwe njyewe wirangije mba numva ko ibyo ngibyo ari ibintu bitaba ubwo se wari umugore we ni njye wari umugore sheri reba biryoshye wararyamaga se warahenaga waricaraga akajya mu kanwa wabigenza gute ntabigenza nk'uko umugore n'umugabo babigenza ni hatari nari nzi ko uri umusore ntabwo nari nzi ko uri umusore sore rero icara utagwa nimeruka ntabwo buri mugore n'agahondesho ke sibyo kandi buri muntu n'izamurye n'udacunga izamu ryawe neza bazakwandurura nk'abandi bose ntabwo biba byoroshye numva mutangiye kunsokereza mu kiganiro bava none se reka nkubwire ko yiga gusobanuriye aho kugira ukumva isi yararangiye ibibazo n'ibibazo ariko njye hari ibintu ntajya nitaho bene nk'ibyo sinjya mbyitaho nta n'agaciro mbiha ariko bishaka kubyinjiramo cyane aho nta gaciro mbiha mbifata nyine nk'ibinyabasazi nk'ibyo byose ibinyabasazi se wabonye ujya mu muhanda ngo ubu se urabona naje nambaye bucabari niko urabona naje nambaye bucabari kuko iyo ufite uwukorera urashishikara buri wese amenya umwami we nanjye nakubwiye ngo buri muntu agomba gucunga izamu rye niba udacunga iryawe ryawe bazabyinjiramo ari benshi abana b'abanyarwanda bari bwumve iki kiganiro ntibikabeho ntibakabikore kuko ntabwo ari umuco w'u Rwanda niba byarabaye bikaba iyo mwishyira ubwo se uri kubyinjiza mu muco ushaka iki umuco se ni ibiki umuco ni ibiki da umuhungu n'umuhungu ngo babane ibyo ni ibyawe ntibikabe mu Rwanda ibyo ni ibyawe wari umuco si ngaho sibyo ni ibyo ntabwo wari umuco urubyiruko rutwumva rwose bizanyura inyuma y'amatwi waza umbwira ngo yigura mukunda none ko bigeze kuri iyi ngingo ugahita mbona uhinduye imyumvire sinzi rwose ubu ngubu neza nizara uzi ko ari umusore wasaba urukundo wikundira ntabwo biba byoroshye wabonaga ari agasore wakikundira sibye kwibera mu mitima y'abantu no mu nzu iyo nyine kano yikamureba bavanye ibwirira fa muri telefone wamusaba urukundo wabonaga umusore wakunda ukamusaba urukundo rwose ntabwo nabibonaga kuko nta gihe kinini njyafata oya nyine wabonaga ari umusore mwiza wakundana n'umukobwa mbona asa nk'abakobwa nta kindi none ko bisa none wumvaga agomba ko yatereta umukobwa si yabikubwiye se atereta abahungu yabigusobanuriye cyangwa se bakamutereta n'ibibazo ese ko mbona iyo usugize umwana yanjye ariko se nta makuru ya muzehe Dr. Sarongo umva y'abantu benshi pe uzajya kumusura aryurize nawe araho nkumbuye abantu benshi cyane none se yige ko mbona isi ukonja kandi vava ni umukunzi urambwira ati naramukundaga biba bigira ngo niba ari ibyo adasobanukiwe bisobanukirwe nyine ntabwo abantu bahuza ibitekerezo si byo se akenshi urabona hari abantu baba bafite imyumvire itandukanye buri muntu aba afite imyumvire yiwe ushobora kuba afite imyumvire y'abadive nanjye nkagira iy'abakatolike urumva rero abakatolike n'abadive barahangana niko nashatse kubikubwira Bruce agira imyumvire yiwe ushobora kuba avuga ati papa wanjye asengera mu bakatolike oya nta dini sindi ikunda reka ninjire mu bayisilamu yakwicarayo bagatangira oya ndumva ntaho ashaka akamera nk'umuntu ujarajara rero bameze nk'abo ngabo baba bafite ibintu mu mitwe yabo ntazi ukuntu imeze biba bisaba ko bagomba kubatwara karayesi kugira ngo bakubite cya gishinge kugira ngo bimve neza nimureke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura na Mesiya si bisanzwe haha ndi mwari mu nzu ubu narahindutse ndi mushya nimureke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura na Mesiya si bisanzwe haha ndi mwari mu nzinge narahindutse ndi mushya bishatse kuvuga ko yige nawe agomba guhura na Mesiya ni uguhura na Mesiya rwose akaba mushya
ariko bava ko wahise ugira ubwoba nukuri nyine wese womirwa ni ibintu bitabaho ni ibintu bitabaho mbariza yiga ibibazo nka 2 cyangwa se ibyo ushaka nta kibazo wifuza kumenyaho yiga aragusubiza oya mwana yanjye nyine biba ari ibintu bitumvikana aba ari ibirenze ibyo udasobanukiwe cyose wifuza kumenya nta kibazo ni ibibazo pe muri ibyo byose ntacyo nifuzamo kumenya rwose n'icyo kiganiro kandi sinifuza ko hari inshuti yanjye yacyumva cyangwa se urubyiruko rw'u Rwanda nyine ni ibintu mbese reka n'amahano ibi byose duhura nabyo si byose vava byose duhura nabyo ariko hari ibyo duhura nabyo ari twe twabizaniye tutatunguwe bya bindi rero uhura nabyo ari we wabyizaniye ntabwo wavuga ngo ni ibibazo ngo ni ibibi kuko niwe uba wabyihamagariye hari ikintu uvuze ngo nta n'inshuti yagera ifuza ko yabijyamo none se yige muramutse muri inshuti mukaba inshuti nta hantu mwajyana tujyana mu ruhe rwego se gusura nko gusura inshuti yanyu icyo cyonyine kubera ko ari umuge byatuma utavugana nawe ibyo byurumva ntaho byabihuriye byaba ari byo hanze ntaho byabihuriye n'imibereho yiwe ntumva ngewe rwose yige mbariza vava ibibazo yifuza kumenya nawe ntumbere nkawe ngo ntacyo umubaza ikintu namubaza kuri iki yabikomanseho cyane ku bwe kuko ni ibintu byezwe cyane cyane ku isi hose kandi ubu none bisigaye banabikina mu mafilime iyo ubonye ibyo mu mafilime byose ava ariko kuvuga ngo murabana muri karitsiye ubwo se sinzi gusa muri karitsiye se ko mushobora no kuva muri karitsiye wabagamo ntago bibaho ukajya muri karitsiye yindi kandi bakakwakira mubana muri abasore mubana nk'umugore n'umugabo ni ibibazo byamurenze guteze ntaho ndabibona njyewe niki cyawe n'ubwa mbere ubyumvishe nyine njya numva babivuga yo ku makuru yo hanze ariko muri uru Rwanda rwacu ntaho ndabibona sure ntaho ndabibona gutembera wirwa wihishe none akandi kantu nabonye ni ak'umugore ufite abagabo 3 nawe n'uwo hanze ni impamvu wibi kuvuga gutyo ni kudakunda gutembera noneho uzagende ujye Nyamirambo rero kutabona cyo kubyara muba mukundanye mugamije kubyara kwadopta ntago bibaho ushobora no kwadopta umwana ibibazo mukamurera nk'umwana wanyu mukamwandikaho ariko atari uwanyu tutaramubyaye kandi tumushaka kugira ngo aze abe umwana mu rugo ninjye wamurera kuko singiye mugore se ubuhari umugabo aba yagiye gushakisha kugira ngo turye n'umwana cyangwa twese tukagenda tugasiga umukozi mu rugo tukajya gushakisha kera turi abana twajyaga duheka ibyangange tukitwikira ibintu by'ibikoma ngo ni imitaka tukagenda ngo tugiye gukingiza noneho tukagera ahantu nk'ahantu nko ku baturanyi ati yemwe ati mwiriwe abandi ati wiriwe yahagira atese umugore numvishije avugira ahanyuze yahagira none undi nawe ati twajya tuguma mu rugo n'umwana umugabo akajya guhaha none si byo si cyangwa twese tukajya gushaka amaronko mwese ntabwo bibaho umve n'ibibazo pe ntabwo biba byoroshye ubwo ijwi warihinuka rigira nk'iry'umugore kubera iki se urumva ndi kuvuga ijwi ry'abagabo mana yanjye umve mureke nikure bisa n'abasoza se urumva none ari kuvuga ati urumva avuga nk'abakobwa amajwi yose yayavuga ashobora no wa mugani kwiganya abagore bigakunda kandi yakubwiye ko ari umugore ari nk'umugore bikamubera ariko nyine ntabwo ari byiza kubana n'umuhungu mugenzi wawe icyo gihe ndetse n'ababyeyi bawe babyumvishe birabababaza biterwa n'ababyeyi bari reka nkubwire si ibyo ababyeyi bose ntabwo dutekereza kimwe hari ababyeyi baba bisobanutse mu mutwe n'abandi badasobanutse mu mutwe ku buryo atavuga turiya mwana wanjye yarasaze uriya mwana wanjye n'ibiki byamuteye tuvuge ko ashobora kubivuga none se reka nkubwire reka nanjye nkubaza akabazo gatoya reka nkubaza akabazo gato nk'ubu ngubu ushatse umugabo sibyo mubyaye umwana avutse ari umukobwa cyangwa se ari umuhungu
ukabona imico yose iri kuzamuka ni iya gikobwa cyangwa se ni iya gihungu, ugasanga nimba ari umukobwa ahindutse umuhungu, nimba ari umuhungu ahindutse umukobwa. Uwo mwana wamufata ukamujugunya cyangwa wamufata ukamurera? ntabwo wamujugunya, ariko ntiwabura kuvuga ati nibiki bibaye. Tuza rero duturane, tuza duturane rero. Aho urakoze cyane, urakoze kunsubiza, urakoze. Ntabwo ishyano ryaba riguye kuko n'umwana wawe. Umva rero ngiye nkubwire, aba ari uwawe bamutwise amezi 9. hagize ibitsina bibiri bishakana bikajya ku murenge, abayobozi bakabasezeranya bakabashyigikira, ugafata umwana w'umuhungu ukamusezeranya n'undi ngo nibagende baba abagore n'abagabo. U Rwanda rwaba rugwishije ishyano, ahubwo muzafata amashyano muyafunge, bahere kuri wowe wese bagufunga muyatandukanye. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Hebaze n'ukuri kw'Imana. Umuryango ari umuryango uraguca. Uguca gute se? Ntabwo ibyo nyine ni ibintu twakita ko ari ishyano riba riguye, ariko ntabwo ibyo mu muco wa Kinyarwanda bikwiye kuba. Kuba mu muco wa Kinyarwanda ntacyo bivuze, sibyo? Nanjye navuga ati ntabwo ari ibintu bikwiye, ariko ni ibintu bibaho, nta muntu n'umwe utabizi kuri iyi si ya Nyagasani, sibyo? Twese kuvuga ngo umwana ngo uramufashe ngo aho ngaho uba uri kumuhohotera, aho ngaho unabafashe kujya kubafunga uri kumuhohotera, kuko n'ubundi baba baremeye kumubyara amezi 9. Kuki utabafashe ngo mukuremo ngo ujye kumuta muri toilette? Bafunga amashyano dagusibye. Amashyano se nayahe? Amashyano nayahe? Ibyo ni ishyano rwose. Oya, nta shyano ririmo. Niba nabibwira urubyiruko rw'u Rwanda hatazagira u Rwanda rw'uyu munsi narwo ruzajya rubigenderamo. Ntabwo ari ibintu bizima. Wa mana we, dumiwe koko. Kwicara nk'abakobwa, haricara nk'abakobwa, ariko kandi noneho ibyo byo ntabwo bibaho, kandi umubyeyi wese uzabyumva ntazabura kubivugaho. Ntabwo bibaho rero, ni ibintu bitoroshye. None se Fafa, ko mbona byakubabaje? Nyine bibaho kuko ariho isi igeze, bikabaho, ariko ntabwo bikwiye kubaho mu muco w'Abanyarwanda. Matini bafunga amashyano, ariko se gufunga n'abatayemo ngo si keza ngo bafunga amashyano se kubera waramubyaye mushaka umukeneye, urafata umwana ukajya kumufungisha. Cyakora abantu bafite imyumvire nk'abantu nk'abangaba abajyana indobo. None se Fafa, icyo gihe umwana wawe nawe bavuga ati mufunge ishyano? Oya, bagomba kumufunga bakamujyana mu kigo ngororamuco akazaza. Kera najyaga mbona abahungu birirwa bagenda mutuma, bakagenda bakirirwa banywa itabi, none bakirirwa batwaye utwuma, yabona utambutse nka saa moya utwaye telefone akayigushikuza, noneho wagira ngo ugiye kumwirukankaho akavana kakuma mu ruhago. Bene nk'uwo mwana iyo umubonye uravuga ati ubwira abayobozi imitwarire ye. Iyo baje bakamujyana kwiwawa bakamumazayo umwaka bakamwigisha, ntabwo bivuze ngo abagiye gupfa, ahubwo bamufunga kugira ngo bamwigishe, bamubwire ko ibyo ngibyo atari byiza. Noneho nimba igihugu cy'u Rwanda abahungu urajya usanga muri karitsiye bashakanye, ugasanga umwana w'umuhungu yashakanye n'undi, uri kumva ko nabyo ari iki, ari amahano. Kandi noneho nta mwana kakanyaho kwa Mukristo cyangwa umwana wo mu batambyi washakana n'undi mwana mugenzi we. Ntabwo bibaho, ahubwo ubwo ibyo ngibyo twabyita ko ari abanyamahanga. Sinzi nabo numvisha basikavuga ngo nabuzukuru ba Satani. Hewe ndumiwe kuko none se ko aho kugira ngo ikibazo nangiye kukubaza, aho kugira ngo ubyare umwana akubera ikirumbo, abe kirara, abe umujura, ejo bavuze induru, noneho kugira ngo uwongere ubyare umwana akubere indaya, wahitamo iki? Ariko nyine arakaba indaya, ndakubajije nsubiza mu buryo buribwo. Nanjye ndakubajije aho kugira ngo ubyare kirara no kubyara indaya, wabyara iki? Ariko na nisanda cyabibwira Abanyarwanda, ntago umudugudu umwana azafata mugenzi we, abahungu b'imyaka 22 ngo babane nk'umugore n'umugabo mu nzu. Abayobozi bareke kuvuga ko atari ishyano, ahubwo ubwo wenda byabereye mu nzu aho abantu batareba, ariko ni ishyano. Umuye koko arumiwe akahe bavaza bakorera akaririmbo n'abamazi bigezweho, ngewe ntago ngira n'abamazi bitagezweho. Ntago byoroshye nyine abambese n'amahano ngo ko kurwanya amashyano. Amashyano sugura umubiki ko n'undi wese yabyumva, ariko bakunda ngiye rwose nk'amashyano. Ubwo rero nimba amashyano ni ishyano ryaba ryaguye. Bigumiye iwabo mu mahanga. Yego Yesu wanyizuzura kansatuyemo. Ngo Yesu wagize iki?
agakiza. yego ko mana ni ibibazo. ariko Vava umva nkubwire nta muntu waguye utabyuka yigera yakijijwe ashobora kuzongera kubyuka birashoboka. ahubwo wowe jya ku mavi umusengere uvuga ati Imana yige niba rukameze kanjye ku mavi Imana izamuha agakiza ese wagize ngo wasengera umuntu udashaka guhinduka, burya umuntu ushaka guhinduka niwe usengera bigakunda, naho rero umuntu udashaka guhinduka se wamusengera gute? Ntabwo bibaho. Kubera iki se bitabaho? Ushobora no gusenga amasengesho kaza kankubita hakaza kangeraho kandi nkayumva nkumva ko ari umuntu ushobora no se nuryamo karota. Oya wowe ubwawe niwe witekerezaho ukavuga ati Mana iki kintu naragikoze ndabona nitekerejeho rero atari cyo ndabona atari cyiza, wowe ubwawe ukifatira umwanzuro. Naho umuntu ntabwo yajya ngo agusengere agushyiremo ikintu kitakurimo wapi, keretse Imana yonyine ahubwo nisanga umuntu ikamwigishiriza ikamubwira ati iki ni kibi iki si cyiza, ariko umuntu nyamuntu ntabwo yakukura mu kintu udashaka kukiva. Ige uyu munsi wize iki muri iki kiganiro cyawe na Vava mukoranye? Harimo byinshi, harimo bimwe na bimwe nagiye numva ariko nyine kare harimo bimwe na bimwe. Hanyuma se akugira inama yuko wakizwa ukakira Yesu, hari indirimbo yanakuririmbiye ugasubira mu gakiza, icyo kintu cyumvisha ute? Ikintu navuga kuri biriya byose ushobora kuba yaririmba nkumva ni byiza, hari ukuvuga ngo gukizwa haracyari igihe. Yakamwana se ngo azakomezanya n'abandi yakabara mubajije ate se uzajya mu ijuru, ati kimwe nuko ntazajyayo nkazakomezanya n'abandi. Akajya he? Akajya kwa Satani. Ni ibibazo igihe se cya muntu gishobora kuba ari iki, jya nkunda kubwira Imana iyo ndi gusenga ntinzi iminsi maze ariko sinzi yo shigaje. Igihe rero ntago wavuga ngo kiracyahari kuko ntago twihigiye. Imana yonyine yaraturemye itugenera igihe cyo kubaho, ahubwo cya gihe uhora wibaza tese nakoze iki, ese nakoze ibyiza kuko ibyiza nibyo bizasigara ku isi igihe tuzaba tutakiriho, ese nakoze ibibi nicyo kintu urebaho kuvuga uvuga ngo igihe kiracyahari cyo, ushobora kuvuga ngo kiracyahari ntacyo, ushobora kuvuga ngo kiracyahari kigihari ariko kikazarinda kiba impfabusa. Nicyo kintu rero nk'ayige wabonaga wawe umusore mwiza mukaba mwicaranye akaba akubwiye uwo ari we, nicyo kintu wamubwira cyangwa wamwifuriza mubwire? Ari umuntu w'umwana w'umusore uteye nk'abakobwa se usetsa unezeza abantu bose, ariko ntago narinzi yuko yabana na mugenzi we mu nzu ngo abaye umugore we. Numvaga yuko yakina nk'amafilime nyine wenda ari nk'umukobwa cyangwa ari nk'umugore ukabona birajyanye cyane ko hano ukuntu ahindurijwe ukumva biramubereye, nkamubona nyine gutyo asa nk'abakobwa kuko njya mbona abandi bahungu benshi b'abana beza cyane b'abanyamico myiza bateye nk'abakobwa. Nicyo kintu rero wamwisabira? Ikintu namusaba nk'umuntu twahuye, ntago kubana n'umuntu muhuje igitsina biba ari byiza. Bishobora kubaho bikabaho muri ya myaka yawe bitewe n'aho igihe cyawe kigeze, ariko ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza kuko ubana nawe ntuvuga ngo hari uzagukomokaho wawe, ubana nawe hakaba abakuvuma, hakaba abavuga ko ibyo bintu bitabaho, ndetse n'Imana yonyine ubwayo nayo ishobora kubona ko mbese mwabikoze mu buryo itashyizeho, mu buryo itemeje nyine, mbega ukabona ni ibintu bigiye bigize gute bibangamye ha mu miryango mu baturanyi bababona, mbese ntago babishima. Hanyuma karera ikintu wambwiraga gatese Yige byibuze atafite imodoka afite inzu, Yige muri ibyo byose nicyo wasubiza Vava? Yibazaga icyo ufite ati se nimba ari uko hari ikintu yagezeho wamusubiza iki? Ibintu suko wabya muri ya gahunda ngo ubibone ni amahirwe kuba yuko nta nzu ngira mu mujyi wa Kigali, kuko nta n'inzu ngira ku isi Nyagasani, kuri isi Nyagasani nta niyo nshaka pe. Kubera iki? Ntayo nkeneye uko n'ubundi nshobora kuzayubaka nkayisiga ikaribwa n'abandi, nshobora gutaha igihe gihari ubizute, nshobora kuva hano nagera hara ipfa imodoka ikanyisura. Ntabikubwiye rero
none wowe wavuze ati igihe kiracyahari. wowe nimba icyawe kigihari wasanga icyo kigeze kuko ntabwo tuba tugenda ku byuma byakozwe n'umuntu ntabwo byakozwe n'Imana kuko sometimes igihe isaha n'igihe iyo wicaye kuri kiriya kintu cy'icyuma ushobora kugenda wagera imbere ushobora no kuyigura ari iyawe ku giti cyawe ukayigongesha cyangwa se bakakugonga ukayisiga ikajya hari ikarebwa n'isi so rero kuri iyi si nta kintu na kimwe no. ariko umuntu wese akora yifuza gutera imbere ari ibyo ngibyo ntitwajya tubika n'amafaranga wajya uvuga ngo kuko ndi gukora ejo nzapfa cyangwa nagenda imodoka nkapfa reka ndeke no kubika amafaranga rero yige nawe ntugatekereze gutya. Oya impamvu mba mbivuze niko manzi ko akenshi ndeba abantu benshi nzi bagiye bakenyuka ari abana bitewe n'impamvu ntago mvuga ngo ndimo ndeba ikote ebyiri hari ugukinika gucira umwana hari n'uri umupapa ukuze banabyaye waba uri hariya ejo n'ejo bundi kumva ngo umuntu aciye kandi mwaye muri kumwe minota itarenze 5 wahindukira kujya kumva ukumva ngo umuntu aragiye kandi mwaye muri kumwe minota 5 icyo gihe rero umuntu agomba kwicara akenge kuvuga ngo amafaranga n'ubundi nta munsi umuntu atayashaka buri munsi umuntu arayashaka n'ubundi nshobora kuva hano nkahita njya mu kazi sibyo kuko n'ubundi ndava hano njye mu kazi njye gukora kugira ngo mbashe kubona ikintunga n'umwenda nambara mushake n'ayo mavuta n'inkweto n'iki byose n'amakariso ndusukari n'amakariso Vava ko Yesu se kavuze ikariso ati byose n'amakariso ntago byoroshye wari uzi ko yambara boxer nari nzi ko yambara boxer turazambara n'ubu ndayambaye n'ikariso yambara ikariso tuyambara muri cya gihe ushobora kuba wambaye nk'umwenda ugufashe ariko iyo wambaye umwenda ukurekuye bikubitiramo boxer ntago byoroshye nyine ko byose umuntu arabyambara zose si ibintu byo kwambara mu mwenda mimbe oya string ntabwo tuzicyambara string ndanayanga buriya cya kintu kirajenana nigeze kucyambara kera ndayambara nagiye ngenda nicara ngira ngo ngenda nicara nkagira ngo ndavuga karabaye ibi bintu rero naragiye kukubangamira rwose naragiye nyambaye njya ahantu ndababwira ati munyereke aho bakorera petit besoin naye ndayikoramo tanyishunya muri toilette ubwo ngubwo nasenyera guteretse hari umuntu anifite amafaranga nahise njya kameze neza ndanyije itanjya ku muhanda kuri boutique mbona hacuzamo amaboxa n'amasuve ndamwe mu mekara kaboxa kari hariya ndagafura ndakanika ndayije ndakambara ko ndi mu rugo rw'umuntu banagiye gusura umuntu ndayifura kuko ari nshyashya ndanga ati numvaga hari ikintu kiri kumbangamira kuri njye nta bantu bambara kara kavuna muheto ntabwo kibavuna koko ibibazo baba barazimenyereye kadusoze Vava we yavuze ati ibi rwose ntibikabeho mu gihugu yige nawe ati ndatsimbaraye ubwo rero sinzi uko nabivuga buri muntu wese afite uburenganzira bwe Vava we ni imyumvire ye kandi ari mukuri sibyo Vava none se Vava yakubwiye ngo ubyaye umwana wawe nabwo aho yavuze ngo ari n'umwana wanjye ngo bafunga ishyano ariko urumva rero yabamuhohoteye ko n'ubundi ni kwa kundi uramufashe urabizi ko umwana wawe yakuze umubona mu maso yawe ukamubona ko afite imico itandukanye nta mwana buryo ukura ku babyeyi ngo akora ibyo ashaka rega ntibakakubeshye oya sheri ukura kw'Imana biterwa n'ukuntu umubyeyi ameze sibyo ntabwo ababyeyi bose ariko bafata abana babo ngo bajya kubajugunya muri toilette ubwo no kuvuga ko rero ubyaye uwo mwana nitudura muri wese cyangwa se indoba ijambo rimwe kuri yige Vava dutaha umva njyewe nabimubwiye sindabisubiramo ntago biba ari byiza kuko niba ubona kwa nyogokuru wawe kwa sogokuru wawe ayo maba atarahabaye mu muryango watarahabaye mu gihugu uvukamo ntabyo ubona ubikorera iki ubikorera iki rero njyewe Valentina nkunda igihugu cyanjye nkakunda n'umuryango wanjye niba aka kanya nshatse umukobwa mugenzi wanjye nkajya mfata amatekero nkashyira mama akambwira ati pero aya matekero uyajyane iyo uvuye usubire mu rugo rwawe ntago tuzarukandagiramo kuko urwo rugo ntago rubaho nta nubwo ibintu wakoze ari byo nabyumvamo ukuri rero nk'aka kanya
mpagaze nkubwira nti ibyo ngibyo ntabwo ari byo, nta mubyeyi wabyishimira, nta muyobozi wabikunda muri karitsiye, ufate yuko ari byo. nanjye nagusubizaho nakubwira ngo kuri jyewe uko wowe ubyumva nuko njye mbyumva birumva biratandukanye, ni ibintu bihabanyemo kabiri, sibyo? Kuba umuyobozi ngo runaka atuye muri karitsiye ngo arababonye ngo mubara muri babiri, none se reka nkubaze, nimba warakandagiye mu ishuri ukiga ukarangiza segonderi na university, kubera iki abahungu babana mu nzu ari abanyeshuri ubuzi bakora ibiki muri iyo nzu? Ubu bizi se ibyo bakoramwo ibyo birabareba, ariko deregita wa cya kigo ntago yamenya yuko abo bana bakora iby'ubupinganyi ngo bazagume muri cya kigo, urumva? Ubwo rero ibyo dukora byo ibintu bibera mu nzu, ibintu bibera mu nzu, uretse ibintu bibera mu nzu, icyo leta y'u Rwanda yanga cyangwa icyo umuryango wawe wanga, ushobora kumva ubu ngubu none nimba ari ikintu cyeze n'ubutinganyi bikubwize n'ukuri, birashoboka, buri wese afite umwami we. ijambo rimwe riva we impamvu ntabwo turi guhuza oya wabonye multiplice ebyiri zahura ntago bibaho ari akazi nabyemera, yakwishyuye nabyemera, kuko uravuga uti iyi filime nayikinnye nitwa umugore, nacyuye iki, nashakaga iki, nageraga kuri iki, ariko kuvuga ngo turabana dusezerane nk'umugabo n'umugore neva. Vava urakoze cyane, Imana igumugisha ku bitekerezo byawe. Ige nawe wakoze, Imana igumugisha. Namwe murakoze cyane kandi nandi mbakumbuye, n'abashuti banye kuri Gasaro TV ndabakumbuye cyane, nagarutse ku ntebe yanjye no kuri mikoro, no siyo ntebe ntago byoroshye. wowe waje usanga ikibuga twaraje kugiharura, wowe uri makina nagiharuriwe na Messi, uro nyine ikibuga uza umuntu uze nagiharuriwe na Yesu rwose. wowe waje usanga twaramaze kugiharura ariko utangiye kukirinyamo, ahubwo ndagushakira amazi nagutawaze kugira ngo tuyakure mu nzira, ave mu nzira. Reka ni wowe, ariko buriya n'ibyo bintu mukora ntago biba ari byo. Abanyarwanda bose muri rusange ndabasuhuje cyane cyane, abo nkumbuye, abankumbuye, Imana ibahereze umugisha mwinshi. Gasaro TV.